like October sky. Muraho murakaza neza nanone kuri Key Property Rwanda. Ni Kerisi nanone nk'ibisanzwe. Muti noneho twatembereye he? Aha turi ni Kicukiro mu Kagarama ariko hazwi cyane nko ku Muyange. Ni location nziza ifite view nziza, ifite imihanda myiza, iri ahantu heza. Tukaba twabazaniye noneho inzu nziza nini ifite ubuso bungana na 350, ikaba ifite ibyumba 4, dushe 3, ikaba ifite salo na salamanje, ikaba ifite igikoni cyiza ndetse n'amanexio hanze. Rero mwanyemerera tukagenda tugatemberana iyo nzu, tukareba ubwiza bwayo, tukareba ukuntu imeze. Trembling, air feels like October sky. Fumbling, lost all track of space and time. And I know how things must seem so fragile in our shade. Babwiye ni hafi y'umuhanda wa kaburimbo, murabona ko ari ahantu heza. Uyu ni umuhanda mutoya uza muri quartier wegera inzu, hariya ni umuhanda munini principale. Ni ahantu heza hafite abaturanyi, hatari ahantu umuntu yaba ari wenyine. Rero muze tujyane tujye kureba ubwiza bw'iyo nzu. Mumaze kubireba, iyi nzu nziza mubonye ihagaze amafaranga miliyoni 130 z'amanyarwanda. Muze rero tujyane dutemberane ino nzu. Ahangaha tugeze ni kuri parikingi, ni parikingi nziza nini. Iki ni igice kimwe cya parikingi, iki ni ikindi gice. Ishobora kujyamo imodoka 3. Murabona ko ari parikingi nziza, igaragara neza, isa neza, ifite isuku, ifite jaride nziza. Hafi aho murabona ko hari na bariko bituma harushaho gusa neza. Tumaze kureba rero iyi parikingi, mureke tunafatanye twinjire mu nzu imbere turebe n'ibindi uko bimeze. Rero ifite bariko nziza nini ihagije, ni bariko ifite amatara meza atuma isa neza mu masaha ya nimugoroba. Ni bariko nziza ifite inkingi 6 bituma irushaho kugaragara neza uko hagaragara. Murabona ko ari ibintu byiza, ari ahantu heza hasa neza umuntu yakifuza gutura. Murabona ko ari ahantu heza umuntu yakifuza kuganirira n'umuntu, ari ahantu heza buri muntu wese yakifuza ko hakabaye iwe. Nyuma rero yo kurebana ino bariko, mureka dutemberane no mu nzu imbere turebe ibyumba, igikoni, salo, turebe byose uko byifashe. Aha rero turi ni muri salo. Murabona ko ari salo nziza nini yisanzuye, ifite urumuri ruhagije ku buryo nta kibazo cyo kubona wagira. Iyi salo rero ni nziza ku rwego rutangaje. Murabona ko ifite urugi rwiza rwa muvra rukomeye, rudashobora gutuma ugira imbeho uri mu nzu cyangwa se ngo rube rwakangirika byoroshye. Iyi salo yacu rero ifite na TV stand nziza nini yisanzuye, ushobora gushyiraho ubwoko bwa televiziyo bwose uko yaba ingana, ndetse ikaba ifite n'imyanya ushobora gushyiramo imitako myiza ifite urumuri ruyibonesha igihe icyo ari cyo cyose. Murabona ko rero iyi salo yacu ari nziza, ari nini, yisanzuye. Aha rero hakaba hari n'ahantu heza ushobora gushyira imitako cyangwa ukaba wahashyira amafoto. Murabona ko hajya amafoto 3 y'ubwoko butandukanye. Tumaze rero kureba hano, twafatanya tukareba na salamanje, tukafatanya tukareba uko ingana.
murabona ko ari nini yisanzuye ihagije ishobora kujyamo ubwoko bwose bwa table à manger uko bwaba bumeze cyangwa uko bwaba bungana kose. Murabona ko ari ahantu heza hanini hisanzuye, hafite urukarabiro rwiza rugezweho rwose. Murabona ko nta kintu habaye. Tumaze kureba salle à manger rero mureke dufatanye turebe n'igikoni. Iki ni igikoni cyiza kigezweho kiri modern, ushobora kubikamo ibintu byose uko ubyifuza, bitagorana ko ibyo bamaze gutegura, murabona ko bitagorana kubigeza hariya muri salle à manger. Iki gikoni rero gifite utubati twiza n'utwo tunini twisanzuye ushobora kubikamo ibintu byawe byose uko bingana bikajyamo. Gifite aho kogereza ibyombo heza hisanzuye, aho ushobora gushyira ibyombo mu gihe umaze kubyoza kugira ngo bibanze byumuke. Bifite aho ushobora gushyira cuisinière. Murabona ko utu twose ni utubati ushobora kubikamo ibikoresho byawe byose ntibigire ikibazo. Rero aha nyuma y'aho bashyira cuisinière hari n'umwanya washyiramo firigo, hanyuma ibintu byawe byose byo mu gikoni bikagenda neza. Tumaze kureba rero mu gikoni mureke dufatanye tunarebe ibyumba bigize iyi nzu. Rero kureba mu gikoni twagiye no kureba muri master room, turebe icyumba kinini cy'inzu uko kimeze. Aha iyi ni korodoro ijya mu cyumba kinini. Dufite dushe na toilette by'iki cyumba. Murabona ko ari dushe nziza nini yisanzuye igaragara neza, akaba ari dushe ifite aho kogera, aho gukarabira intoki ndetse na toilette, ndetse kandi ikaba ifite miroir iri modern. Murabona ko ari miroir iri touch screen niko nabivuga, ushobora kuzimya amatara cyangwa ukayacana ukoresheje miroir n'ubundi. Tumaze rero kureba miroir, reka tunarebe utubati tw'iyi lavabo. Murabona ko ari heza, ushobora kubikamo ibikoresho byose wakenera gukoresha muri dushe. Tumaze kureba rero n'aka kabati, tujye kureba icyumba uko kimeze nyirizina. Aha ni mu cyumba, murabona ko ari icyumba cyiza kinini cyisanzuye cyajya mu bwoko bw'igitanda uko bwaba bungana kose. Hanyuma murabona ko gifite garde-robe nini pe. Murabona ko ishobora kujyamo ibintu byose waba ufite, ibintu byose waba wifuza kubikamo. Ni garde-robe nziza igaragara neza, ifite imyanya yisanzuye ushobora kubikamo ibintu byawe, ukabikamo imyenda yawe ntigire ikibazo na kimwe, ikarushaho gukomeza ibitse isa neza ndetse iri na safe. Tumaze kureba rero iki cyumba kinini, mureke dufatanye turebe n'ibindi byumba bigize ino nzu. Tugiye kureba rero ibindi byumba bigize ino nzu. Aha dufite ibyumba bibiri nabyo byiza binini, nabyo hajyamo igitanda cyiza. Naho murabona ko ari icyumba cyiza kigaragara neza, gifite irangi ryiza utakoraho ngo rigusigareho rikwanduze. Murabona ko nta kintu bitwaye. Hanyuma rifite amatara meza. Nyuma y'iki cyumba hari n'ikindi cyumba cya kabiri. Iki ni ikindi cyumba nacyo cyiza, nacyo cyisanzuye kigaragara neza, nacyo gifite amarangi meza adashobora kukwanduza. Murabona ko nakozeho nta kintu na kimwe nabaye. Ibi byumba rero uko ari bibiri bisangiye dushe na toilette. Murabona ko bifite dushe na toilette nabyo ihagije, ifite ibyangombwa byose nkenerwa byo muri dushe. Tumaze kureba rero ibi byumba uko ari bibiri, mureka dufatanye tujye kureba n'ikindi cyumba cya nyuma kigize ino nzu. Aha rero tugeze ni ku kindi cyumba cya nyuma cy'iyi nzu. Ni icyumba gifite dushe na toilette yacyo byonyine cyihariyeho. Murabona ko gifite dushe nziza irimo ibikoresho byose, toilette irimo shower, irimo aho gukarabira, kwibrosereza.
Hanyuma iki ni icyumba cy'iyo tuwarete, murabona ko ari icyumba cyiza cyisanzuye kiri ahantu heza ushobora kureba no hanze y'icyumba. Rero tumaze kureba iki cyumba, mureke turebe n'ama anegisi ari hanze y'iyi nzu. Inzu rero ifite na bariko yayo yindi yo mu gikari, murakubona ko ari ibintu byiza mushobora kwicara hano hanze mu gikari muri kuganira, mukicara hano kuri bariko. Ifite rero n'ikindi gikoni cyiza cyo hanze gifite amashyiga 3, murabona ko ushobora guteka, ugateka ubwoko 3 bw'ibyo kurya bitandukanye, aho gutegurira imboga, aho kogereza ibyombo. Murabona ko ari igikoni cyiza nacyo cyisanzuye, kinini kandi gihagije. Hanyuma nyuma y'igikoni aha hakaba hari sitoke yo hanze ushobora kubikamo ibintu byose bikenewe. Nyuma ya sitoke rero hari n'inzu yindi yo hanze umukozi ashobora kuraramo, cyangwa naho mukaba mwabikamo ibindi bintu. Nyuma rero yo kureba hano, urabona ko ifite no mu gikari hisanzuye cyiza, cyisanzuye kinini. Murabona ko hano ari ahantu heza hisanzuye ho kwanika imyenda. Iki cyuma kikaba gishobora kujyaho imigozi hagati y'6 n'7. Murabona ko wakanikaho imyenda yose uko yaba ingana. Aha hakaba hari na tuwarete na dushe byo hanze. Inzu yacu nk'uko twayibabwiye ari inzu nziza nini yisanzuye ihagije rwose ku muryango. Akaba ari inzu nk'uko twabibabwiye ifite salo na salamanje, ifite ibyumba 4 na dushe 3, ikaba ifite igikoni cyo mu nzu, amanegisi yo hanze, ikaba ifite parikingi nziza nini ihagije yajyamo imodoka 3, ikaba ifite bariko yo kuri salo ndetse n'iyo mu gikari. Nk'uko twabibabwiye rero ikaba iherereye Kicukiro mu Kagarama, ahazwi cyane nko ku Muyange. Igiciro rero ni cya kindi, ni $130,000 z'amanyarwanda, ariko hakazamo n'ibiganiro. Mwakoze cyane kubana natwe. Ciao.